Muraho neza nshuti bakunzi bacu, abakunzi mwese ba Grand Nile Studios, ndabasuje cyane kuri uyu munsi. Ndagusuje ufunguye ino video muri aka kanya, ndagushimiye cyane ku bwa support mudahwema kuduha yo kureba ibiganiro dushyiraho buri munsi, kandi nkomeza kwibutsa ko uri umuntu w'ingenzi. Nibyo koko muri abantu b'ingenzi cyane, kubera ko iyo ataba mwebwe ntabwo twazajya dukomeza gukora bino biganiro, ariko kubera feedback zanyu nziza, enjoying ibiganiro, niyo mpamvu nanjye nkomeza kubikora. Rero ndagushimiye cyane. Nimba utarakora subscribe, hari igihe umuntu aryoherwa n'ibiganiro akagira ngo yakoze subscribe ariko wenda atarayikora. Gerageza uyikore, biragufasha kubona ibiganiro, natwe bikadufasha. Ni support nziza cyane. Sharing ibiganiro byose warebye, ndetse n'iki ngiki kirimo, utere comment, usangize ibitekerezo byawe. Nukuri byose ni ingenzi rwose, urabudufashije. Nibyo byiza nyine, nibwo umuryango ukomeza gukura, tugakomeza kuenjoyinga bino turimo turakora. Rero nguhaye ikaze cyane ku munsi wa none. Amazina yanjye ni Bonheur Mutoni, kuri wowe urebye bwa mbere cyangwa se udasanzwe ukurikirana bino biganiro. Iyi ni Grand Nile Studios, nkuko nari nabivuze, isange rero. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza. Ndabizi ubushize nabasezeranyije ko hari impinduka zigiye kuba mu biganiro byacu, ariko kubera impamvu nyine yego z'imyanya ni bitaba byoroheye abantu, ntago wenda murabona kino kiganiro cyo gikozwe mu buryo busanzwe, ariko ntago nabyibagiwe, ntago nubwo nababeshyaga, ahubwo nyine turacyarimo turabikoraho, hari ubundi buryo dushaka kubihinduramo. Rero nibiba nabyo rwose muzabimenyeshwa kandi muzabibona. Gusa rero in the meantime ntago twakomeza kwicara tutarimo turaganira. N'ubundi icy'ingenzi si uburyo tuganiramo, ahubwo icy'ingenzi ni uko tuganira namwe, kandi nyine ibyo tuvuga mukabyumva bikabasha kubafasha. Nibyo byishimo byanjye, ndetse nawe nizo nyungu zawe. Rero reka tujye dukora ibiganiro, ubwo impinduka ni nziza nyine nazo muzazibona. Ni karibu rero cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Nagerageje ko tuganiraho kugira ngo dukomeze kungurana ibitekerezo nyine kugira ngo ntazanagenda mukambura ngo ntegereje impinduka kandi wenda ntabwo dushobora gufata igihe tutazi. Rero niyo mpamvu ngomba kuzajya nshaho nkavuga hello, nkamenya uko bumeze, namwe mukamenya uko meze. Kandi nanone ntabwo twabura icyo tuganira, dukomeza kuganira twungurana ibitekerezo. Uyu munsi rero tugiye kureba ku bintu nka 5 cyangwa 6 bishobora kugufasha kuba umufasha mwiza ku mugore wawe cyangwa se ku mugabo wawe. Akenshi tumenyereye ko iyo bavuze umufasha nyine ari umugore, nk'uko na Bibiliya niko bivuga ko ari umufasha, ariko nanone ngira ngo iyo bavuze wenda umufasha muri runo rurimi ni nka ya direct translation ya partner, noneho rero bikahita byitwa. Kandi iyo bavuze partner ntabwo biba bivuze ko ari umugabo cyangwa ari umugore, ni mwese. Rero tugiye kureba ku bintu mbese nyine biranga, si ibyakugiraho, ariko nanone wamufasha mwiza mu buzima bw'umugabo we, mu buzima bw'umugore we, ibintu akora cyangwa se ibintu agomba kwitoza, mbese uko ugomba gukora ibintu bya buri munsi kugira ngo nyine urusheho kuba mwiza, urusheho kugira umuryango wawe mwiza. Nibyo twese dukeneye, niryo shuri turimo, reka mbivuge gutyo. Rero ikaze ukurikirane cyane, ndabizi ko ari iby'ingenzi kuri wowe, unabisharinge nyine. Icyambere rero icyambere kigufasha gukomeza nyine kuba wa muntu mwiza mu buzima bw'umuntu wawe, bw'umugabo cyangwa bw'umugore wawe, ni ukugerageza gushaka umwanya wo guhura buri munsi. Usanga hari, kubera isi ya none turimo, abantu bari bize cyane, utuzi, ibikorwa bitandukanye, kurera, abantu bafite inshingano nyinshi. Noneho ugasanga hari n'igihe wenda nk'abantu nyine baba banafite n'amashift atandukanye, ni ibintu biba bigoye. Ariko kandi nanone ni byiza ko nk'umuryango muba mukwiriye gushaka basi umwanya, niyo iminota ingahe. Ntabwo ugomba kuba munini, ariko ugomba kuba mutoya w'ingirakamaro kuri mwe, mukaganira, mugasa nyine nk'abantu bari kumwe mu nzu. Kuko urabona abantu nyine mukomeje kuburirana umwanya, ntabwo byaba byiza. Rero wowe mugabo shakira umugore wawe umwanya, we mugore shakira umugabo wawe umwanya mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Muganire, muvuge ku bibagoye, muvuge ibibashimishije, ibyo mwagezeho nyine, mbese mwumve ko muri kumwe, buri wese yumve ko ari kumwe na mugenzi we. Yego, tukiri kuri icyo cyo gushaka umwanya, gerageza nanone. Nta bintu bikunze kunanira abantu kandi byoroshye, kubera ko uzi ngo umugabo wawe murabana gusohoka mu nzu ukamubwira ngo bye bikakugora.
kandi undi muntu uwo ari we wese utari umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umwana wawe, we hari ukuntu ujya umusezera ukamubwira ngo bye ngiye ahantu runaka. Rero akenshi usanga binanira abantu kubikora ku bafasha babo kandi byari ngombwa. Rero ibyo bintu gerageza ubyiteho, making sure ko wasuhuje umuntu igihe umusanze mu nzu, igihe utashye, gerageza making sure ko usezeye umuntu igihe ugiye, nyine bikreya umwuka mwiza, mbese ubuhari nanone biba bigaragaje ko nyine ufite ibintu byinshi, ariko kandi nanone ntabwo uba wenyine, uri umuntu uri ufite abandi azi ko nyine bamutezeho ibyo bintu byose. Rero ni n'ikinyabupfura cyiza twigishijwe tukiri bato, kwinjira ugasuhuza abo usanze no gusezera abo usize, byose ni ibintu byiza. Rero ni ngombwa ko tubyiga cyane, umugabo ukabyiga n'umugore ukabyiga, bizagufasha. Ikindi kandi ni gerageza muri uwo mwanya murimo murashaka nyine wo kuba mwaganira mwakominikamo mu buzima bwa buri munsi, nubwo waba muto ariko kandi nanone ntitugashake. Hari igihe dukomeza ibintu mu buryo kandi budakwiriye, ukagira ngo wenda uzashaka umunsi usohokana umuntu, reka mbyete gutyo, wenda mwese mufite off, none ugenda umushimire bya bintu byiza byose ajya akora, za side ya side nziza, mbese uyimubwire, tugasanga babifashe nk'aho ari special event ukuntu, kandi ntabwo ariko bimeze. Ahubwo muri wa mwanya muto uri kumwe na wa muntu, reka uba umwanya mwiza utari uwa stress, sibyo? Muganire ibintu by'ingenzi, nimba ari ibyo bya appreciating muri ako kanya, nimba ari ibyo bikosore muri ako kanya, mbese baho hantu nicyo ndimo ndashaka kuvuga aha ngaha. Baho hantu nubwo bigoye, ariko igihe cyose umwanya wose uri muri iyo nzu, baho hantu nyine buri wese yumve ko mugenzi we ahari. Ibyo ngibyo biratujyana kuri point yacu ya kabiri, dushishikariza ko ugomba guharanira ko buri wese, buri umufasha wawe, umugabo wawe cyangwa umugore wawe feeling a presence yawe muri iyo nzu. Cyangwa se igihe nanone noneho mwicaye murimo muraganira, iga kugira kuba attentive, ngira ngo niko babivuga, mbese tanga attention yawe mu gihe umuntu arimo arakuganiriza. Gerageza wumve nyine uwo muntu. Buriya nimba ari ikintu kibabaza, uzi nko kubwira umuntu ikintu arimo arareba nko muri telefone cyangwa muri mashine, akazajya avuga ngo noneho rimwe akanibagirwa kwikiriza, nyine bikamucika, ukumva urivuganye. Noneho hari nk'igihe uvuga ikintu ukeneye igisubizo wenda, cyangwa se nyine uko umuntu, mbese nyine ubona ko ari involved muri icyo kiganiro, reka mvuge gutyo, noneho ugasanga umajije kuvuga urisubije. Ibyo rero ntabwo ari byiza. Rero gerageza utange attention, shyira telefone yawe hasi nimba urimo urayikoresha, kuko uwo muntu akweretse ko ikintu agiye kubwira ari ingenzi. Shyira telefone yawe hasi cyangwa ibindi byose uhugiyemo, kugira ngo nyine wa muntu abone ko wa mwanya wawumuhaye, sibyo? Yego, biramufasha. Ikindi kandi mu gihe umuntu arimo arakuganiriza, nyine shyigikira ibintu harimo aravuga, aho biri ngombwa subiza, habe reka urekubeho muri icyo kiganiro uba uhari. Bise nk'aho umuntu akubwira ikintu, noneho ejo yazaba wenda akubajije ikintu gishingiye ku byo yakubwiye, ugahita uvuga ngo twabivuze ryari byagenze gute, ugasanga umugabo wawe arababaye cyangwa umugore wawe, kubera ko we yari azi ko wa mwanya yafashe wari muramwumva, nawe ntabwo wamwumvaga. Rero ni byiza cyane gutanga umwanya wawe ukumva umuntu. Ikindi kandi nk'umugabo n'umugore ntabwo abantu baba bagomba kuvuga. Urabona kera nk'iyo ku ishuri, nk'iyo umwarimu yabaga arimo araguhana, hari igihe nyine akubwira nk'ibintu uri kureba gutya, ari nka hano, noneho akakubwira uri kureba hano udashaka kumureba amaso. Hari igihe wamureba amaso akakubwira nabi ngo ni agasuzuguro. Ariko nk'abantu bakuriye muri kuganira, mugerageze mugire eye contact cyangwa se kurebana mu maso, bituma uba focused cyane, ugatera wa muntu uri kuvuga courage zo kuvuga ikintu arimo aravuga, ndetse nawe ubwawe bigufasha, reka mvuge ko bigufasha guhabwa igisobanuro nyacyo cy'ikintu wa muntu arimo aravuga, kuko wamwitayeho cyane. Urabizi ko nk'abantu wenda bakuru, hari nk'igihe wajya kubeshya nk'umubyeyi akakubwira ngo nsubize uri kundeba mu maso,
noneho muri abo mazi ukatuvugisha ukuri kubera ko ni sinzi wenda ukundi wenda ababyigiye bafite uko babisobanura ariko bifite imbaraga cyane iyo murimo muraganira nyine murimo murakora eye contact murimo murarebana mu maso kandi nyine aho biri ngombwa ko museka mugaseka nyine mubane mubaho hantu nicyo ndimo ndashaka kuvuga aha ngaha. Ikindi kandi ni ikindi kigaragaza umufasha mwiza muri relationship ni uguha agaciro wa muntu wawe, ni uguha agaciro ibyiyumviro bye nk'uko twabivuze mu biganiro by'ubushize twakoze hano. Murabizi ko hari ibiganiro byinshi twagiye dukora bivuga kuri ibyo bintu. Uha agaciro ibyiyumviro by'umuntu wawe, ibitekerezo bye, imyizerere ye, ha agaciro wa muntu, unamushyigikire, mbese ubimenye. Usibye no kubiha agaciro gusa, nawe ubwe aba azi ko wowe ibi bintu ubimuziho, uzi ko ari byo yizera, urabimukundiye, urabimwubahiye, mbese agerageza uha agaciro ibintu by'umupatina wawe byose. Genda ubigaragaza ko mbese uhari muri situwasiyo zose kandi ko uha agaciro ibyiyumviro bye mu buryo bwose bushoboka. Ibyo rero ni ukuri birafasha, bituma wa muntu ahora yumva ari safe kuri wowe, bituma yumva akunzwe, yumva azirikanwa, nyine yiyumva nk'umuntu w'ingenzi kandi koko ni umuntu w'ingenzi kuri wowe. Rero umuntu w'ingenzi kuri twebwe buri gihe ushaka ikimushimisha. Rero nimba bino biri mu bishimisha abagabo bacu cyangwa abagore bacu, reka tubikore. Giha agaciro wa muntu n'ibyo byose kandi abimenye ko ahawe agaciro muri ubwo buryo. Yego, ibyo ngibyo nabyo bizabagirira akamaro. Icya kane ni tujye twitoza nanone kugira gusubiza kuri ishuri runaka, ku kiganiro runaka, kurusha kureactinga. Hari igihe umuntu abantu iyo bagiye bakoze urugo, muri abantu babiri bakuru bafata imyanzuro yabo itandukanye. Rero ntabwo mutekereza mu mutwe umwe. Biragoye ko umuntu azatekereza ikintu nakikuzanira nawe uhite wumva arico kwa kundi bitekereje ari byo. Ariko ico ugomba gukora, nubwo wenda wumvisha atari byo, wireactinga. Kureactinga ubwo ni gute? Mbese murabyumva, wireactinga, ahubwo tuza, gerageza utuze. Nimba n'ibintu bitakuguye neza cyangwa se birakuguye neza cyane, reka mbivuge gutyo, gerageza utuze, ubanze uhumeke muri wowe, unafata umwanya wo kumva bya bintu neza kurusha uko wahita usimbuka ukagira gute. Nimba ari igisubizo gikenewe, ugitange utuje. Nicyo gikenewe aha ngaha, ugitange utuje. Ibyo ngibyo umufasha warabigukundira kandi akanabigushimira, kandi binagaragaza maturity y'umuntu koko. Akenshi nyine reactions urumva ni ibintu bivuye ku marangamutima. Rero akenshi hari igihe zitaba nziza, nubwo byaba ari ibintu byiza, ariko hari igihe uhita ukabya. Rero ni byiza kwiga gutuza, ugatuza nyine ugasubiza utuje. Yego. Ikindi ni cya gatanu ni iga gukomplimentinga ni gute mu kabyara. Mbese kuzuza umuntu wawe mu bintu, mu buzima bwa buri munsi, mu byo avuga, mu byo akora, uko yambaye, uko agaragara. Iga kubikora. No gukritika nabyo ni byiza. Nabyo bikore, ariko ubikore mu rukundo. No kritika umuntu wawe, mukritike mu nzira nziza, yumva koko ko ikintu uvuze wakivuze koko wakibonye, kandi you mean no harm. Mbese ntago umwanga, uramukunda, ibyo ni byumvikana. Rero yumve ko ari ikintu nyine wabonye, kandi kubera ko azi ko usanzwe unamukomplimentinga cyane, bizamufasha kubyumva cyane kurusha, kuko nyine azi ko wabonye ako kabi, ariko n'ibyiza urabibona. Rero hari igihe usanga akenshi dufokasinga ku bintu bibi cyane, noneho ibyiza tukabifata nk'ibisanzwe, mugani wa ya ndirimbo. None rero umuntu akibaza, se uyu mugore cyangwa uyu mugabo, ubwo iyo habaye ikosa abo wa mbere kuryumva, ariko ko nta kintu kiza ndakora ngo abibone, ko nta kintu kiza ndakora ngo anshimire, ko ntarataha kare ngo nshimire, ko natashye kare, kandi urugero natashye ntinze antonganye muri ubwo buryo. Rero ni byiza cyane ko ibintu twiga kubikora. Ikindi kintu, indi point ya nyuma kandi ari ingenzi, no point ni ingenzi cyane, gerageza wiyiteho. Buriya kwiyitaho, iyo urimo uriyitaho, urimo uritegura, cyangwa se urimo
yego uri muri umufasha mwiza ku muntu wawe, ntabwo ndi kuvuga umufasha nk'umugore, ndimo ndavuga umufasha nk'umugore cyangwa umugabo muri relationship. Gerageza kwiyitaho mu buryo buri physical ubwo ni uburyo nyine bw'inyuma bugaragara. Iyiteho mentally mu mutwe wawe nimba ufite ibibazo gerageza biyiteho bidashingiye kuri wa mugabo wawe cyangwa kuri wa mugore wawe. Yiteho nk'umuntu, ikunde, menya kumanaginga ama emotion yawe, sibyo? Menya ibigukwiriye. Buriya iyo umuntu yizi cyane ubasha no kuba muri relationship neza, kuko nanone umenya ko udafite gushyiraho umuntu pressure ihambaye cyane. Umenya uko uhandling umuntu wawe. Nanone iyo ufite ibibazo uri stressé, ibibazo byaba ari iby'umubiri, byaba ari ibyo mu mutwe, byaba ari iby'iki, byose bya affecting a relationship. Kuko kwa kundi umeze indani, kwa kundi uri muri afiri, kwa kundi uri muratekereza, niko ugaragara nyine mu rugo, niko ugaragara imbere y'umugore wawe, niko ugaragara imbere y'umugabo wawe. Rero ni byiza ko twiyitaho, wiyiteho kabisa, wiyiteho mu buryo bw'umubiri. Hari ibiganiro nabikozemo, yaba umugore yaba umugabo, wiyiteho, wikorera isuku ihagije, ni nziza cyane. Kandi noneho twabonye ko nanone iyo twinjiye mu rugo, it's not about you. Nimba utanakunda koga wenda buri munsi, gerageza noneho bikore, kuko ntago kiri kubyikorera wowe, urimo urabikora kuko ufite undi muntu kandi w'agaciro kuri wowe. Rero bikore kube nyine iyumvisha mbese ko atakiri ku bwawe. Nimba nyine utarakunda abagabo nyine, niba akenshi usanga badakunda koga, menya abagore bajya boga buri munsi, byiza akenshi bakanoga inshuro nyinshi mu munsi. Rero ni byiza ko ubyitoza nimba utanabikundaga kubw'umugore wawe cyangwa se kubw'umugabo wawe. Nimba uri umuntu ugira ama-stress wenda mu buzima busanzwe bikaba byakurwaza umutwe, gerageza ukore amasiporo, gerageza ukore ibintu byose bishobora gutuma umutwe wawe hamera neza, kugira ngo utekereze neza ku bwawe ndetse no kubw'umuryango wawe, ubashe gukora inshingano zawe muri rwa rugo uri mentally fit, ubashe kurera abana bawe neza. Rero ni byiza rwose kwiyitaho, ni byiza kwitaho mu buzima bw'umwuka. Nimba ngenda umukristo personally, so rero ni byiza ko nabwo mbuvomera, reka mbyite gutya, nabyo niyitaho muri ubwo buryo, nkakomeza ngakura. Hari igihe dushyiraho abantu pressure rwose, ukavuga ngo ngomeze gutya, ngo reka negereze ngo umugabo wanjye ngo azanzamura. Okay, ashobora kubikora kuko ari inshingano kandi wenda mu gihe yabishoboye, ariko se undi ngo natabishoboye ntabwo nabwo uzamurenganya. Wowe urihe nk'umuntu? Ese bivuze ko wabonye umugabo cyangwa wabonye umugore, noneho wowe hari vision zawe wari ufite, hari inzozi zawe wari ufite, hari ibintu wari ufite gukora, hari ibyo usanzwe ukora utarubaka urugo. Bya bintu ntabwo bishira kuko wubatse urugo. Oya, ahubwo iyo wubatse urugo ni ikindi gice cyiza kiba kije, ariko nanone gufatikanya muri ubwo buryo. Rero none se urugo rwawe wenda kubw'amahirwe make ruramutse rutakiriho, ugomba kwibaza, ndasigara gute, ndasigara ndinde, ndasigara ko noneho wa mugore warushingiye batagihari cyangwa wa mugabo warushingiye, wowe urasigara uri he? Rero ni byiza ko twiyitaho, ukiyitaho mu buryo bwose nyine bushoboka. Nimba uri umugore wize wari usanzwe uzi gushaka amafaranga, komeza uyashake. Ntabwo kuba wagize washatse umugabo bikubuza gushaka akazi. Gashake, kora noneho kubw'umuryango wawe, kora no kubwawe, kora kubw'abana bawe. Ubu noneho ufite ibintu byinshi binakureba, sibyo? Ibyo rero ibyo ngibyo urimo urabikora, iyo uri muri yitaho ku giti cyawe muri ubwo buryo, nanone urimo urabikorera n'umuryango wawe. Reka mbivuge gutyo, urimo urarushaho kubera mwiza wa partner wawe, kubera ko uramworohereza. Ntabwo aza guhura na pressure ya wa muntu wawe w'indani urimo urasafaringa, ahubwo ugasanga uri umuntu nyine mbese umeze neza. Reka mbyite gutya. Yego, rero kino kiganiro ntabwo ninagambiriye kukigira kirekire, reka ngarukire hano, ariko ndizera ko isomo ritambutse kuri wowe wakurikiranye. Ngushishikariza no kugisangiza abagenzi bawe. Ni ibintu bituma dukomeza kurushaho kuba beza muri relationships zacu. Ubwo relationships nyine ni okay, imibanire yacu nabo twashakanye. Rero ni points navuze zitandatu zifite wenda nubwo nagiye nzisobanura nkazigira ndende, ariko byari bikwiriye ko bikorwa muri ubwo buryo. Zisangiza abandi, reka tuziganireho muri comment, wandike uko byumva.
nyine nimba wenda hari niyo ubona utemezanya nayo nabyo bivuge tubashe kubimenya n'impamvu binarushaho nyine kuko ni umuryango munini cyane w'abantu urimo uraganiriza rero biradufasha rwose iyo birimo birakorwa muri ubwo buryo rero reka mbasezere naho ubutaha tuzahura n'ikindi kiganiro cyiza cyane nanone nyine dukomeze gutegura za mpinduka n'ababwiye rwose ziraje ziri mu nzira dukomeze no gusengeranirana muri ubwo buryo musharinga ibiganiro mukore subscribe mwakabyana nukuri muyikore nimba utarayikoze uyikore ubwire inshuti zawe zikore ujye ureba ikiganiro nukuri kirangire wihangane ndabizi wenda hari igihe gutanga iminota ingana gutya biba bigoye ariko kandi ni ibintu by'ingenzi ni ibintu bigufitiye akamaro n'umuryango wawe igihe muruhutse we n'umugabo we muri mu rugo mwese mushyiremo ikiganiro mukirebe mwige ntabwo kuba muri kwiga ntabwo nigisha abantu bafite imiryango mibi imiryango yapfuye ifite ibibazo oya ahubwo binshimisha ndimo ndaganira n'abantu bafite imiryango myiza kuko birimo biradufasha kurushaho kuyigira myiza tukamenya ibyo tutagomba gukora twirinde aho tugomba gushyira imbaraga tukahongera rero ni byiza cyane ko dukurikirana bino biganiro ukashishikariza abavandimwe bawe kubireba kugira ngo dukomeze rero twese twenjoyinge ubu bwenge Imana iduhaye n'uyu mwanya wo kubiganiramo n'ubu buryo n'iyi platform twabonye yo kubiganiriraho yego rero murakoze cyane amahoro y'Imana abane namwe naho ubutaha bye bye